buvuge ku nsesezi zatwinjiyemo rwihishwa, kandi kera kose ngo abo bamaze gukatirwa gucirwaho iteka, bamaze gucirwaho iteka, ngo abo bantu mubitondere, ngo kuko bafite n'inyigisho z'ubuyobe. Nkubwira ikindi kintu ndashaka kuvuga kuri aba bantu ngo baseseye rwihishwa, ngo kandi ngo abo ngabo ngo bamaze gucirwaho iteka, barakatiwe. Ntabwo ari abana b'ubugingo, niko Bibiliya ivuga. Abo ngabo ngo mwirinde inyigisho zabo z'ubuyobe. Mw'abantu mureke mbabwire, hari insengero njya ndeba, kandi ikintu kintera agahinda, mureke mbabwire ikintu kimbabaza muri iyi minsi, ni uko insengero zuzuyemo abantu, ariko abantu birirwa barya bakaruma. Iyo Mana itabakiza ibyaha ikabakiza ibyago, ni Imana nyabaki. Yesu iyo yageraga ku muntu bamuzaniye arwaye, yamukoragaho akamubwira ngo ibyaha byawe birababariwe, kandi akamubwira ngo iki cyago cyawe ntabwo kizongera kukugeraho ukundi. Yaheraga ku byaha, ntabwo yaheraga ku byago. Niko ubu mu nsengero ntitwicaye, umuntu aricara mu rusengero, ni umukobwa abyarira muri tuwarete, abamuteye inda bose ajya kuzituma, ntago zikiri ukuzikuramo, ni ukwituma. Hanyuma akaza mu rusengero ngo Imana iguhaye umugabo mwiza. Icyakora abayobozi mufite isengero, mureke mbabwire, nimba hari abantu bafite umwaku ugeretseho umukasiro, ni abantu mufite isengero muyoboye ubugingo bw'abantu kubujyana ku Mana, aho kubujyana ku Mana mukabujyana mu biturisha aho babaha amafaranga. Abantu mwe musengera mu nsengero ziri hanze, nimutirwanaho ngo mushake Imana, abo bashumba ntibazabageza ku Mana kuko nabo ntibayigezeho. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Charlene TV. Nizere ko muguwe neza, nizere ko Umwami abarinze, kandi nizere ko mukomeje kunyurwa cyangwa kunogerwa na gahunda zo kuri Mama Charlene, aho tugenda tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, impuguro, inyigisho. Mwaranabibonye ko nsigaye mbigisha no guteka. Nta kintu rega biba bitwaye. None se n'ubundi ko ubugingo buba mu mubiri muzima, kandi umubiri ukaba ugizwe n'ibyo kurya, turiye ijambo ry'Imana, tukarya n'ibyo kurya bitetse neza biryoshye, hari ikintu se bitwaye? Hari ubwo ari icyaha? Rero iriya ni gahunda nashyizeho kandi nabonye ikenewe. Impamvu nabikoze ni iyihe, ni uko buriya hari abantu benshi baba bazi guteka, ariko bakamenya guteka mu buryo bwabo. Iyo ufashe uburyo bwawe ukabugerekaho n'uburyo bwanjye, turushaho kunogerwa no kuryoherwa mu miryango yacu, mu bana bacu no mu rugo, nta kintu bitwaye. Ariko noneho nababwiye ko buri cyumweru tuzajya dushyiraho ijambo ry'Imana, indi minsi tuzajya dushyiraho impuguro, inyigisho n'ibindi biganiro byo kudufasha kugira ngo tumenye ibyo Umwami Imana akunda, tumenye n'ibyo yanga. Hanyuma muri uyu mwanya munyemerere dusenge, mureke dusenge mw'abantu mwe. Nimvuga ijambo ry'Imana ntago nshaka kurivuga by'umuhango, kandi nawe niwumva ijambo ry'Imana sinshaka kuryumva by'imigenzo. Tujye dukora ibintu tuzi ko tuzabihemberwa mu gihe ari byiza, ariko tunamenya ko nidukora n'ibibi tuzabihanirwa. Sinkafate rero kuba nicaye ahangaha, nubwo ari ahangaha kuri Mama Charlene, aha hantu njya mpafata nko mu rusengero, hagomba kubamo ibyiza bitari ibibi. Ibyiza byose bigomba kujya biza hano kuri Mama Charlene, hanyuma nkabibabwira. Ntabwo rero inyama n'amaraso bishobora gukora uyu murimo, ahubwo imbaraga z'Imana n'ubushobozi bwayo nibwo bukwiye kumfasha. Hanyuma nawe rero udukurikira, ndashaka kukubwira ngo ntabwo ari wowe uzihitiramo intumwa n'abahanuzi n'abazakubwiriza. Imana iyo ishatse kuvuga inyura aho ishaka, ikanyura mu wo ishaka, ikavuga icyo ishaka. Nawe wumvira ijambo ry'Imana, ntukinangire cyangwa uzane izindi komenti, nubwo ntabikubuza, ahubwo niwumva ndi kuvuga ujye uhita umenya ngo ni Imana ivugiye muri Mama Charlene. Hanyuma rero ndashaka no kubabwira ko hari ibihumbi bitarapfukamira Bayali. Umwuka w'Imana aracyahari, Imana irahari.
hanyuma ndashaka dusenge, nyuma dusome ijambo ry'Imana. Imana ifashe nawe igufashe. Mwami Imana yacu, ndagushimye kuri uyu munsi ko kugira neza kwawe kongeye kuduha kuramuka kugira ngo tukubere ab'umumaro kandi tubere abantu umugisha. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ushyigikire kandi ube hafi nanjye, ushyigikire muri uyu murimo wampamagariye gukorera aha hantu, kandi imbaraga zawe zikomeye zinzenguruke, n'igitinyiro cyawe gikomeze kuba kuri nge, hanyuma umpa amagambo yo guhembura ubugingo bw'abantu, kubera yuko ndabizi neza ko uzaza kandi ntabwo uzatinda. Bana nanjye muri uyu mwanya mu ruhande rwanjye n'abankurikiranye, kugira ngo havugwe ibihindura ubuzima n'ubugingo bw'abantu, kandi kugira ngo tukugirire umumaro mu gihe cyacu, kandi kugira ngo duhagarare mu cyuho tuvuge icyo wakavuze uhibereye. Imbaraga z'Umwuka Wera n'ubushobozi bwawe turabihamagaye kugira ngo bibane natwe mu izina rya Yesu, amen. Imana rero nibaha umugisha kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana. Tugiye kureba urwandiko rwanditswe na Yuda, turareba mu gice turareba urwandiko rwanditswe na Yuda, nangiye kuvuga ngo turareba mu gice, ubwo ni nkaho ni mu gice cya mbere umurongo waho wa mbere, kubera ko yego n'ubundi ni urwandiko rumwe. Tugiye kureba igice cya mbere umurongo wa mbere, ariko dushatse twahera kuri gatatu. Haravuga ngo imbuzi yo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Imbuzi yo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Nimureke mbasubiriremo. Imbuzi yo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Mureka twongere twumvire ijambo, iyi titire. Imbuzi zo kwirinda abatubaha Imana n'abigisha b'ibinyoma. Dusome gatatu. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja w'umwami wacu. Dusubiremo aya magambo. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja w'umwami wacu. Imana itugirire neza. Mureke mbabwire, njye ndashaka kubwira abantu ngo komeza icyo wahawe, komeza icyo ufite. Iri jambo narikunze
ngo dushishikarire kurwanira, dushishikarire kurwanira ibyo kwizera. Imana iturengere. Dushishikarire kurwanira ibyo kwizera twahawe iri rimwe bakundwa. Dushishikarire kurwanirira cyangwa kurwana, guhangana ibyo kwizera twahawe rimwe ryonyine ritagira irya kabiri. Hano ndi buvugemo ibintu nka bibiri, Imana nifasha mvugemo nka bitatu. Ndi buvuge ku nsesezi zatwinjiyemo rwihishwa, kandi kera kose ngo abo bamaze gukatirwa, gucirwaho iteka, bamaze gukatirwa, bamaze gucirwaho iteka, ngo abo bantu mubitondere, ngo kuko bafite n'inyigisho z'ubuyobe. Mureke mbabwire, ndashaka mbanze mvuga ku kintu bita kurwanira ibyo kwizera. Amina. Ndashaka tuganire ku kintu cyitwa kurwanira cyangwa guhanganira kwizera umwami wacu Yesu Kristo twahawe iri rimwe. Mureke mbabwire baroko, ntago dukwiye guhabwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Kandi ndashaka kubibutsa ko Yesu atazasubira ku musaraba, ndabarahiye. Yesu ntateze gusubira igorogota ngo yongera dupfire, yadupfiriye iri rimwe. Nongere mbibutse, uyu Yesu ndi kubabwira, uyu Yesu mubona dukora ibyaha akatwihorera, uyu Yesu mubona abantu batukisha izina ry'akabareka, uyu Yesu mubona ucecetse nk'utagira umunwa, agahina amaboko nk'utayagira, uyu Yesu mubona wihangana, ntabwo azakomeza kwihangana. Kandi nje kubabwira ngo yaraje ava mu ijuru, azana icyubahiro gikomeye, nyamara kubw'urukundo rwo kutubohora ngo adukureho ingoyi y'ibyaha, n'ukuri yigira umuntu uciriritse, ngo bamukure mu ikamba ry'ubwami bamwambika iry'amahwa arabyihorera, bamukuramo ikanzu nziza yambaraga bamwambika akabindi ari umuntu w'umugabo. Hanyuma ngo ahantu hamanikwaga ibivume ku musaraba i Nyabihanga, ngo bahashyira Yesu kandi atari ikivume, nta n'icyaha yakoze. Bibiliya itubwira ukuntu yaje mube ntibamwemera, yego, ngo n'abamwemeyeho gakeya ngo basasa imyenda mu nzira ngo Hoziya nahirwa umwami Kristo, ariko ngo bukeye barahinduka bati nabambwe. Yesu bamukora mu bwanwa ari umuntu w'umugabo arabihorera. Yesu bamujomba icumu arabareka, arababara kugira ngo tubabarirwe. Hanyuma arashinyagurirwa, arabohwa kugira ngo tubohorwe, atagaciro kugira ngo nge nawe tubone agaciro. Muri make aduha agakiza ku buntu, arangije aratugabira, atugira ubundi bwoko, ishyanga ryera yarose rivuye mu maraso ye. Hanyuma adukura kure hatandukanye, aho yadukuye haratandukanye. Nyawe njya mvuga ngo nta buhamya bwo gukora ibyaha mfite navanye hanze ngo mvuge ngo nakoraga ibi byaha, ntabwo njya ngira ubuhamya bw'ibyago. Ariko birashoboka ko iyo atampamagara ubu haba harimo harashya. Birashoboka ko iyo atampamagara, nubwo ntari narabikoze kera, ubu mba mbikora. Ndamushimiye cyane. Hari abantu yakuye ahantu hakomeye nanjye ndimo, yarankingi, yarandinda, amagukurira muri we no kuba muri we. Nawe ufite ahantu yagukuye, n'undi afite ahantu yamukuye. Imbaraga ze turazirata tukirwa tuzivuga, turazivuga ku mateleviziyo no mu maradiyo, turabivuga kuri aya macana atandukanye no mu nsengero, tukavuga aho yadukuye. Bamwe mukatura mu mazina ibyaha bikomeye mwakoraga, abandi mukavuga ukuntu mwari indaya n'abagabo mwararanaga ijoro rimwe, abandi mukavuga ukuntu mwibishaga imbunda polisi yari yararushye, abantu bakavuga ukuntu Imana yababohoye naho yabakuye naho yabasanze. Ariko nje kubabwira ngo ni ukuri ibyo bintu mwabihawe rimwe. Ibyo twahawe twabihawe rimwe, ntabwo izongera kuduha kandi gakiza, kuko turagafite. Niyo mpamvu dukwiye ngo kugundira, ngo tugakomeza, ngo tugaharanira, ngo kugumana ibyo twahawe rimwe, ngo kuko aka gakiza twagahawe rimwe. Ntabwo Yesu azagaruka ku musaraba
ntabwo azongera kutubambirwa. Hanyuma ikintu giteye ubwoba, ndashaka kukubwira ngo uko yaje gukebuka kureba neza, akagukura muri uriya bakarudaya harya iwanyu, akagukura mu byago no mu makuba, akagukura mu bibi ndetse biteye ubwoba, akakugira ubwoko utari ubwoko, akugira ishyanga ryera, aguha kubarurizwa ku gisekuru cye. Hanyuma nje kukubwira ngo twabihawe rimwe, twabihawe rimwe. Ntimubifate nk'abantu bazabita mukongera kubitora. Hari inyigisho zibashuka ngo na Dawidi yakoraga ibyaha, ngo kandi n'intungane icumura 7, ngo n'iyo igiti gitemwe ngo kirongera kigashibuka. Nkubwije ukuri, iyo mirongo ya Bibiliya uzayisibe mu mutwe wawe, ntuzagendere ko niyo umuntu aguye azabyuka. Ujye urwana urugamba rwo kutagwa, kandi ntukavuge ngo have ngo na Dawidi yakoze byinshi, dore musigaye mubyirata bikabatera uburaya n'ubusambanyi. Ukabyirata ngo Dawidi yishe umugabo w'umugore yari yateye inda, ngo ariko Imana ngo yaramubwiye ngo umutima we ndawishimira. Umva, ntabwo uri Dawidi nkubwire. Dawidi reka nze nkubwire, yaciye Goliyati igihanga. Reka nze nkubwire, ntujye kuzana ibintu by'amashakanga ngo ushake kwigereranya na Dawidi. Dawidi reka nze nkubwire, Dawidi ni umuntu wahanganye n'ibintu bikomeye, ni umuntu warwanye n'ibintu bihambaye. Reka nkubwire, ni umugabo wari igihangange mu maso y'Imana, afite ibintu yari yarakoze bya bindi byari bigose intebe y'Uwiteka. Wowe nta n'imbeba urica. Dawidi yaciye igihanga cya Goliyati. Wowe nta nubwo uraca igihanga cy'umuserebanya, wowe nta nubwo uraca igihanga cy'imbeba, wowe nta nubwo uraca igihanga cy'ipusi, maze ujye wirirwa wikweze ngo Dawidi nawe yarabikoraga, Imana iramubabarira. Sawa nyine, Imana iguha imbaraga zo kutabikora. Ibyo kuvuga ngo uzababarirwa nka Dawidi hari n'igihe byahwaniramo. Nge hari umugabo njya ntangaho urugero wanteye ubwoba. Yari umugabo w'umurokore w'umukirisitu, akazengereza umugore we. Yazengereje umugore we, kandi umugore we yari umukozi w'Imana isumba byose. Umunsi umwe uwo mugabo imodoka yatwaraga yaragiye kubita ku giti, niwe wapfuye wenyine, niwo bari begeranye imbere, ntacyo yabaye. Imodoka yose baba bataraga, Imana imusekuza igitarapfa. Hanyuma se reka nkubwirera ko yapfiriye mu buraya no mu busambanyi no mu bugome yakoreraga umugore we. Ugira ngo yapfuye yihannye? Nta n'ubuhamya umugore we yigeze abona yavugira imbere y'abantu, kuko yari umugabo gica, abantu bose bari bamuzi. Hanyuma ni gute ugira iyo mirongo ikurengera ngo igiti iyo gitemwe kirashibuka? Ubu tugiye mu ishyamba koko, ahantu hatemwe ibiti, ntitwasanga hari n'ibyumye bikumagara, ntihagire n'agashami kongera gushibuka? Ningwa nzabyutswa n'Uwiteka. Hari abantu bagwa ntibanabyuke, ndakurahiye, bakarinda bapfa. Izo ngingo ibyo bitabo bireke, ahubwo ujye uhora kubwira Imana ngo undinde kugwa, undinde kukuvaho, undinde gukokoka, kuko ndi ishami ritewe ku Mwami, uzandinde kuva kuri wowe. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Hanyuma ibyo twahawe ngo twabihawe rimwe, agakiza twagahawe rimwe. None ukuntu usigaye mbona abantu batwara agakiza bagatwara nk'aho bazakabura, bakahita bajya muri alimentation kugura kandi, ariko nta handi tuzakagurira. Ugatware neza ko ufite, nanjye ngatware neza, kandi tukarwanire kugira ngo tukagumane, kuko Satani arashaka kukatwambura, arashaka kukatubuza, kandi bituma katubuza ni byinshi. Ni bimwe unyuramo, bya bindi unyuramo bikubwira ngo nundamya nzaguha ibi ngibi, nunkorera nzaguha bino. Uzarwanira agakiza, nibiba ari ibirayi n'agakiza, uzemera ugumana agakiza. Ibirayi byihorere, akazi n'agakiza, uzemera ugumana agakiza, akazi ukihorere. Kubera yuko iyo umuntu afite agakiza aba afite akazi, iyo umuntu afite agakiza aba afite ibyo kurya, iyo umuntu afite agakiza aba afite kurama, iyo umuntu afite agakiza aba afite kubaho. Ariko iyo ufite ibirayi ntuba ufite agakiza, kuko agakiza kavamo byose, ariko ntago ubutunzi buvamo agakiza. Imana itugirire neza. Reka nze nkubwire ikindi kintu. Ndashaka kuvuga kuri aba bantu ngo baseseye rwihishwa, ngo kandi ngo abo ngabo ngo bamaze gucirwaho iteka, barakatiwe. Ntago ari abana b'ubugingo, niko Bibiliya ivuga. Abo ngabo ngo mwirinde inyigisho zabo z'ubuyobe. Mwabantu mureke mbabwire,
hari insengero njya ndeba kandi ikintu kintera agahinda, mureke mbabwire ikintu kimbabaza muri iyi minsi, ni uko insengero zuzuyemo abantu ariko abantu birirwa barya bakaruma. Kandi reka nkubwire, aba bantu ntiwanabara mu buko kuko bakoresha Bibiliya, ariko uburyo bafatamo Bibiliya nubwo bayisobanura barayicurika. Ni abantu batagira ibyo bica, ntibagira n'ibyo bakiza. Ni abantu bahoze umuntu mu munyenga. Hari umuntu wambwiye ngo mama Charlene ngo njye sinkisengera muri ADPR, inti byagenze bite, usigaye usengera he? Ambwira ahantu ngo asigaye asengera, hanyuma arambwira ngo iyo mpari nkira stress. Mwabantu mwe, insengero muzasengeramo mugakira stress ntimukire ibyaha, izo sengero urumva zikumariye? Ibaze kugira ngo umuntu avuga ngo iyo ngiye kwa runaka nkira stress zonyine, nibura ndagenda nkaharuhukira nkakira stress. Ariko nimba usengera mu rusengero ukaba udakira ibyaha, ukaba uwo munsi muri iryo teraniro utakiza ibyaha ahubwo ugakira ngo stress, ibyo bintu se bimaze iki? Nubundi rero kuvuga ngo gukira stress, hari imiti ushobora kunywa, hari abaganga bakuganiriza, hari ibinini baguha. Rwose ibintu byo kuba umuntu yakira stress mu buzima busanzwe hari abaganga babyigiye bashaka kukuganira stress zigakiza. Ariko reka nkubwire, ufite ikibazo mu bugingo bwawe, nicyo kibazo nicyo kibazo. Kuko uramutse ukiza icyaha na gahunda yo gukira icyago niyo ibigomba gukurikiraho. Ngo insesezi zatwinjiyemo rwihishwa, ngo bagira inyigisho z'ubuyobe, ngo mwitondere inyigisho zabo. Mureke mbabwire, inyigisho bagira kandi bahorana ni iz'ibitangaza, ni imirimo y'ibigaragara gusa. Nta muntu, reka nze nkubwire, mu nsengero muri gusengeramo hari abantu bakigisha ko gukora divorce ari icyaha. Hari aho mukibibona? Hari aho mukibibona? Ubu umuntu arinjira mu rusengero ati ndi umudivorce, ndi umugabo wadivorushije, ndi umugore wadivorushije. Aho kugira ngo bamusengere barebe ati mbese iyi divorce yabaye, ubu butane bwabaye, aba bantu nta yandi mahirwe bakwiye guhabwa. Ese twabasengera? Ese nta kintu Imana ibivugaho? Ni uguhita bamuhanurira ngo Imana iguhaye undi mugabo, Imana iguhaye undi mugore. Ese ubizi ute uwo mwadivorushije ko Imana idafite amaboko yo kumuhindura? Ubizi ute uwo mugabo cyangwa uwo mugore nimba Imana itamuguhindurira mugasubirana? Ni gute wirukiye guhita ushaka undi mugabo wa kabiri? Niko nimureke mbabazi, insengero zanyu mubamo, musigaye mubamo, ngo mufite abantu benshi, ngo mufite insengero nziza, ngo mufite ababishopu n'ababishopukazi badafite icyo babamariye, babamara stress. Mugenda bakabatera ibishinge by'ibinya, hanyuma wasohoka mu rusengero ugasubira mu byaha wakoraga, ugasubira mu gahinda kawe, ugasubira mu bwihebe bwawe. Nkubwije ukuri, ndashaka kukubwiza ukuri, nta na rimwe uzakira icyago utabanje gukira icyaha. Barimo barababeshya muri izo sengero zanyu. Sigaye ndeba ibihwani babatera, njya mbakurikirana kuri aya turabireba. Njyewe rero njya mbireba kuko abantu bafite insengero z'ubutubuzi ndabamenya disi yo, nkaza nkavuga intiyo ntari kuwiteka we, abantu bawe barabaragiye bararisha. Ugasanga umuntu yahereye mu gitondo asengera abantu ngo abadayimoni babwejaguye, ngo abadayimoni bavuze, ngo akora ku bantu ngo akora ku bantu akabasengera. Niko uwo mwuka wateye wo kutihanisha ibyaha abantu bafite kandi ko ari byinshi. Hanyuma hakaba hari umwuka w'ukuntu Imana ikuzamuye mu ntera, ukuntu Imana iguhaye akazi, ukuntu Imana iguhaye umugabo, Imana iguhaye umugore. Iyo Mana itabakiza ibyaha ikabakiza ibyago, ni Imana nyabaki. Yesu iyo yageraga ku muntu bamuzaniye arwaye, yamukoragaho akamubwira ngo ibyaha byawe birababariwe, kandi akamubwira ngo iki cyago cyawe ntago kizongera kukugeraho ukundi. Yaheraga ku byaha, ntago yaheraga ku byago. Niko ubu mu nsengero ntitwicaye, umuntu aricara mu rusengero, n'umukobwa abyarira muri tuwarete, abamuteye inda bose ajya kuzituma, ntago zikiri ukuzikuramo, ni ukwituma.
hanyuma akaza mu rusengero ngo Imana iguhaye umugabo mwiza. Icyakora abayobozi mufite isengero, mureke mbabwire, nimba hari abantu bafite umwaku ugeretseho umukasiro, ni abantu mufite isengero muyoboye ubugingo bw'abantu kubujyana ku Mana, aho kubujyana ku Mana mukabujyana mu biturisha aho babaha amafaranga bigahita birangirira. Ariko burya ushobora guha abantu Imana ukanabaka amafaranga, Imana ikunguka nawe ukunguka. Ariko mujye muhora muri ambiyase, riri ambiyase. Nimuseke, nimwishime, nimugubwe neza, mukore ibintu byiza, ariko nimwibuke kubwira abantu ibyaha. Wabwira abantu ibyaha nawe ubyicaranye? Umuntu akicara ngo Imana izantungira abana bawe bagiye kwiga i Burayi, abana bawe bigenze gutya. Reka nkubwire, uzi ko mufite iterambere riteye agahinda? Hari aho umuntu yakicaye ati ntago nzakomeza kubyaragura, akaba agiye muri onapo yikubisemo agapira k'imyaka 5, ariko mwagiye mureka gushuka abo bakirisitu ko Imana izabatwika. Wicaye mu rusengero wishyizemo agapira k'imyaka 5 ngo ntushaka kubyarira Imana, hanyuma batangiye kubura minerivare, batangiye gutumura urumogi, batangiye kugutuka. Uze mu rusengero bakubwiye ngo abana bawe Imana irabakurereye. Ibakurerera gute se kandi ushoboye kubirerera? Igihe washyiragamo agapira k'imyaka 5, igihe washyiramo agapira k'imyaka 5 wari uri kubwira Imana ngo abangejejemo nibo nshoboye, hanyuma genda ubashobore bigutuburira. Ubitse inkota mu kuboko, hanyuma uraka Imana andi maboko, kandi warayibwiye ngo ngenda ashoboye nzabyara 3. Uzababyara, uzanababyara unabarere. Niba nk'urumogi uzabagurira ibinini bibakiza urumogi, nibatangira gusambana uzabaguteza inshinge zituma badasambana, wabishobora se? Nta soni. Umugore asigaye atwita ngo yatwise atabishaka, hakahita abwira umugabo ati nta mafaranga tujye gukuramo inda, buzuye muri izo sengero zanyu, hanyuma ngo Imana ngo nimugirire neza. Ineza y'iki? Ineza y'iki? Umuntu w'umugore ufite umugabo utinyuka kujya gukuramo inda uri mu rusengero, baririrwa bagukomesha mu mashyi ngo Imana irakurengeye, ngo amina, Imana iragutabaye, haleluya. Iyo Mana ni yahe? Uzi ko Imana wagira ngo ni umupagasi w'abashumba banyu? Imana si umupagasi w'abo bashumba banyu, Imana si umukarani w'abo bashumba banyu. Ntabwo Imana ari igikoresho cy'abo ba bishop banyu n'abashumba. Imana ikora ibyo ishaka ikabikorera uwishaka. Uzi ko Imana bayifata wagira ngo uzababwire baba ari bo babigukorera. Nta soni. Abantu barajya mu nsengero, abagore abagabo bakinjira mu nsengero kuko bafite amamodoka, kuko baparitse, kuko bafite amafaranga. Nta ukora ku byaha byabo. Niyo baje kuregera umubishopu bakamuga ati runaka ye twamufasha sambana, takubwa ati ceceka Imana izamweza, tuza ceceka. Yakubita yareba ukuntu amuha icya10 cya miliyoni, yareba ukuntu amuha icya10 cya 500. Mwabantu mwe musengera mu nsengero ziri hanze, nimutirwanaho ngo mushaka Imana. Abo bashumba ntibazabageza ku Mana kuko nabo ntibayigezeho. Ngo nimwitondera inyigisho z'ubuyobe. Kandi abafite inyigisho z'ubuyobe ntago bafite umurizo, ntago bafite ubwoya, ntago bakanuye amaso, ntago ari shitani. Bafite izina ry'Imana bitwikiriza, bahoza izina ry'Imana mu kanwa, bahagarara kumwe, birwa bana bakomera mu mashyi. Arabo njya ndeba babakomeye mu mashyi, ariko nareba imbaraga zibakoreramo nkumva mbabariye ubwoko bw'Imana. Nimushaka Imana bigishoboka kwibona. Hatutazayibwira uti naragusenze ati wansengeraga ko ntakubonye. Ubu bamwe mwafasha abashumba bo mu nsengero zanyu mubagira ibigirwamana bimeze nk'ibibumba mwashyize hariya musenga. Urakigera imbere ukubarara, ariko wagera imbere y'Uwiteka ntiwubarare. Uba benshi muziranye n'abayobozi b'amatorero yanyu, ariko ntimuziranye n'Imana. Namwe mwabashumba mwe, namwe mwababishop mwe, mugende gake. Mwumva, reka nkubwire, nubona abantu batangiye kugusingiza mu rusengero rwawe, ubwo baba bashaka kuzapfa nk'urwo Herode yapfuye. Ibakugera imbere ngo ariko yagera imbere y'icyaha akakigotomera. Kandi kubaha Imana ni ukureka ibyaha. Kubaha Imana ni ukureka ibyaha.
ugasanga umuntu aribombaritse imbere y'umuyobora ariko imbere y'Uwiteka ntiyibombarike, ugasanga icyubahiro cy'Uwiteka cyajyanywe n'abashumba banyu. Ubu abantu benshi ntimuziranye n'Imana ariko muziranye n'ababayobora. Nubona batangiye kukuramya ukabona umeze nk'ikibumba, ikibumba babumbiye ahantu bakagitereka mu rusengero bakakuramya, nukuri uzaba ugiye kumera nka Herode. Ujye ubabwira bagabanye, baguha icyubahiro kigukwiye, ikindi bagihe Imana, kuko Imana izagabanya ku cyayiguheho, ariko wowe nta cyubahiro wabona uha Imana. Imana ikugiriye neza. Ese reka nze nkubaze, wowe iyo ubona ujya mu rusengero bakaguhanurira, ubona ko ibiryo by'abana Imana yabihimbwa? Nta soni. Ubu umuntu wese ushaka gukizwa ahita agenda kubera ko nta mategeko. Nta mategeko reka da. Ngesengera kwa runaka, ubu nyine shitani yagiye ibafungurira amashami muzajya mwinjiramo ikajya basinziriza Satani akajya basinziriza mu rusengero, akabasinziriza. Ariko ubundi reka mbabaze, ninde wababwiye ko ababishopu banyu hari ijuru bagira ngo bazabajyanamo? Ngewe reka mbagira inama abantu muba mu nsengero zitandukanye, ntavuze zitandukanye, ujye uhagera ushaka Imana. Shaka Imana, kuko Imana bishop akubwira nawe ni umucashuro ku Mana. Ikintu ashobora kukurusha nkemera nuko yakurusha gukiranuka, naho ubundi nawe ni umuhigi, harengerwa n'iyamuhamagaye. Ntimugafata ababishopu bo mu nsengero zanyu ngo mubagire abantu batwaza Imana ibitabo, cyangwa ukagira ngo nibo bandika abantu Imana izatabara. Ntago ari bo. Iyo bari bafite ubutware n'ubushobozi, bazajya bahera kuri bene wabo baheze mu kabari bakabakuramo, bahera ku bana babo babyaye banze gukizwa, bahera ku babyeyi babo bagiye gupfira mu kabari, bahera kuri basaza babo bishwe n'uburaya, bahera kuri bashiki babo bishwe n'ubusambanyi. None ikikubwira ko nta bushobozi bubarimo? Iyo babugira bari guhera mu miryango yabo. Nimba batararengeye imiryango yabo, we bakurengera bate? Imana ibatabare. Bazanye inyigisho. Niko wari wumva mu rusengero ahantu bigisha ibyaha? Ni hehe babuza abantu ngo bareke gukora ibyaha? Nese umuntu ugushumbye mu itorero natakwigisha ukuntu kwe kureka ibyaha, natagukundisha iby'Imana ikunda, ngo akwangisha iby'Imana yanga, hanyuma numara kubireka no kubyanga ugira ubugingo buzima bwiza, ibindi bintu ikindi kintu yakumarira ni iki? Reka nze mbabwire, ikintu cya mbere Imana itumarira abantu badateze kutumarira ni ukuduha ubugingo buzima. Kuko umuntu ufite ubugingo buzima ahava akagera. Iyo ufite ubugingo buzima uba ufite n'ubuzima buzima. Umuntu utagusengera ngo uve mu byaha, umuntu utagusengera ngo utunge umugore umwe, umuntu utagusengera ngo uve mu buraya, umuntu utagusengera ngo uve mu kabari, umuntu utagusengera ngo ureke kwicwa n'inzoga, umuntu utagusengera ngo ureke ubwesikoro, umuntu utagusengera ngo uhinduke, umuntu utaguhindurira ubugingo yajya kuguhindurira ubuzima. Erega ibindi naha turabishaka tukabibona. Ntago wacumuzwa n'ibirayi kuko mu ruhengeri byerayo. Ntago wacumuzwa n'imyenda kuko inganda zikora imyenda ni nyinshi. Ahubwo Imana iyo tuyigezeho tuyikuraho ibintu bitabinaha bidafitwe n'abantu. Hanyuma ni musengere mu nsengero zanyu. Ariko icyo nakuburira, ndakubwiye ngo wishakire Imana. Uzashaka Imana, kandi ijambo rivuga ngo bayishakana umwete bazayibona. N'ukuri naho waba uri igiki, umuntu wese uyishaka azayibona. Hanyuma Imana nibaha umugisha. Ni ibintu bibiri nababwiraga muri iri jambo. Nababwiraga ko Bibiliya yavuze ngo hari insese zizaje rwihishwa, ngo kandi ikintu cyanteye ubwo badisi ngo barakatiwe, ngo baciriweho iteka, nta bugingo bategereje. Hanyuma rero hari ukuntu tubaho muri ubu buzima muri rusange, tukajya dukora ibyaha twigana abandi. Runaka se ko abikora, ubizi ute ko atakatiwe? Runaka se simbona nawe na mama pasteur, ubizi ute se ko mama pasteur atakatiwe? Hanyuma se wa mukozi w'Imana njya mbona simbona nawe tujya duhurira ahantu, ubizi ute ko umukozi w'Imana atakatiwe? Ujye ukora ibintu utiganya abandi. Nimba babikora nibabikore, ariko ntukigane abandi, kuko ujye wigana abakora ibyiza kuko nabo barahari. Imana nibahe umugisha rero. Ndabashimiye cyane.
hanyuma mugire umwete wo kuba maso, kuko izo sese zizaraje ariko zizana n'iki? Ntago baje bonyene ntabwo baje bonyene, ngo bazanye n'inyigisho z'ubuyobe, bazanye inyigisho z'ubuyobe. Ngira ngo n'udakijijwe asigaye abona abantu ati nabateka mutwe. Hanyuma mube maso kuri iki kintu, mwirinde kandi musengesha umwuka iteka. Imana nibahe umugisha kandi nimuhirwe. Ijambo ry'Imana rishora imizi muri mwe, ribahindure kandi muhinduke. Nimumara guhinduka mujye guhindura abandi. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimye kubw'uyu mwanya, gushimiye kugira neza kwawe kwabanye natwe, kandi ngushimiye ko wamfashije kuvuga iri jambo. Uriherekeze rero kugira ngo rijye kubo ryagenewe bose. Umugisha wawe ujye ku bantu bose baryumvira. Umuntu wumvira ijambo akaguhamagara umwitabe, ugukomangira umukingurire, ugushaka akubone, kandi imbaraga zawe zihindure abantu barusheho kumva ndetse no kumvira. Komeza rero natwe dushyigikire, kandi imbaraga zawe zikomeze kutubaho, kandi umwuka wakomeze kuba mwinshi cyane. Urakoze, ndagushimye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana rero nibahe umugisha. Dukomeje gushimira abantu mwakoze subscribe, na Imana ibahe umugisha. Hanyuma ujye ufata ijambo ry'Imana uriha abantu, kugira ngo barusheho gukomeza kumenya bimwe bigushimisha. Ntukishime wenyine, ibikubohora ntukabohoke wenyine. Ujye uha n'abandi, ukoreshe ya, kugira ngo ubutumwa bwiza ufashe bugere kure. Imana ibahe umugisha.